guys, turabashoboje mu izina rya Yesu twongeye kugaruka imbere yanyu cyangwa se muri uyu mwanya nk'uko bisanzwe murabizi twemeje kuzajya tubigisha igisirimba cyangwa se sebeni. Ntacyahindutse ni mwarimu mbangutse muri hamwe nawe. Twari tumaze iminsi dusa nkaho tubuzeho nuko twihanganira, ariko uko tuzadushoborwa n'Imana tuzajya tubazanira ibintu byiza kandi bishimishije. So rero ubushize tugiye kwiga ibintu bitandukanye, ariko mbere yuko dutangira kwiga reka tubanze tubashimire. Ngiye ku giti cyanjye by'umwihariko ngiye mbangutse ndabashimiye mwebwe mudushyigikira kuri channel Rwamika TV. Turabashimiye n'ukuri Imana yo mu ijuru aho muri hose ibaheza umugisha. Abantu 2790 n'abandi barengaho ni abantu benshi bamaze kudushyigikira. Inkunga zanyu twarazibonye, abantu mumaze gukora subscribe. Imana ibaheza umugisha n'ukuri mwagize neza, kandi turifuza ko mukomeza mukadushyigikira. N'abandi batarakora subscribe muyikore, muzamuduteye inkunga ikomeye cyane. So mwari mumenyereye ko dusanzwe twigira kuri piano y'ibihumbi 3, ubundi tukajya kuri 1100. Ndakeka arizo nkoresha, nari maze iminsi nkoresha 1100 passer, ariko ubu nagarutse ku 3000. Reka nsabe cameraman ayerekane, dore ngiyi ni 3000 passer niyo tugiye gukoresha noneho. ubushize hari abantu bari bambwiye ngo nzabereke ukuntu setting ya base ikavuga. Hari isomo mperutse gushyiraho base, iyo nigeze kubigisha bambaza ukuntu na settinze base cyangwa se ukuntu ivuga. Yanditseho Javis ariko nta base, ni abantu baba barabyandikiye. Tugiye kwerekana ukuntu basettinga base bakanayishaka. Nicyo tugiye kureba. Ukanda hano kuri left. Tutaratangira kwiga nyine nicyo kintu tugiye kubanza kwerekana. Ukanda hano kuri left, kansabe cameraman ajya agaragaza neza fresh. Left, iyo umaze kuhakanda uraza ukanda hano hejuru kuri piano muri aya ma voice piano. Warangiza kansabe cameraman yerekane muri taburo, urareba ahantu handitse up ituha hejuru, ituhakanda. Imaze kuhakanda ukaraga kano kaboro, ugashaka ahantu handitse GM and XG, ugakandaho ukemezaho. Iki cyumba kibamo amajwi menshi cyane abantu batazi, ubwo turimo turishakira base. Iyo umaze gukanda kuri GM and XG uhita ubona ahantu handitse base, naho ugakandaho, then tugiye gushaka base. Iyo nkunda gukoresha rero urakaragaho gato, umite nyegeraho. Ngiyi yitwa Synex base 1. Mwayibonye ngiye gukirikaho, murayibona. Iyi base niyo nkunda gukoresha. Iyo uyishyizemo rero ntago bivuze ngo ihita ivuga kwa kundi, ni umuntu uyisettinga. So tugiye kureba ukuntu bayisettinga. Sasa rero kuyisettinga uhita ukanda nanone hano kuri left, ugahita ukanda ahangaha. Wenda hari abantu baba bafite piano ziriho voice set zizira za 700, ariko nk'izi ngizi ukanda ahangaha handitse sound creator. Ugiye kuyisettinga, kansabe cameraman bigaragaze neza. Ukanda hano, imaze kuhakanda uragaruka hano muri tableau, nkwereke uzamura iyi volume yayo, ukayizamura. Ko nyizamuye ugatambika hano kuri tab. Hari tab ikwereka right and left. Turajya muri right iburyo bwacu, niturangiza tuzamura dips. Muraza kwihangana, muri piano yanjye harimo utuntu twitambitsemo ariko murabibona. Nzamuye hanga dips yayo ndayizamuye, ngejeje wenda kuri 24. Iyi bright nayo ndayizamuraho. Iki nkimanureho harmony. Mwabyumvishe rero. Ubusize ya base twari twerekanye ivuga gutya.
base nari nakoresheje ni iyi ngiyi, ni uku bayisetinga, murabibonye byose. Nizere ko nta kibazo kugeza ubu mufite. Tugiye noneho kwiga isomo ryacu ry'uyu munsi mu gisirimba. Turakoresha ijwi bita baryita solid guitar, ariko njyewe nuko naryitira izina ryanjye ririho mbangutse dore ngiri, ariko ni ya magitari musanzwe muzi. Twatangiye rero, ngiye kubereka ikintu tugiye kwiga. So rero murakumvisha akantu narimo ncuranga. Niko tugiye kureba ukuntu bagacuranga. Ndakeka abantu mwese mucuranga igisirimba, aka kantu ndakeka atari ubwa mbere mukumvisha. Noneho ubwo tugiye kureba ukuntu twarimo tugakora. Urahumeka cyane. Turatangira hano. Ndagira ngo gatwaze buhoro buri muntu wese akabone. Uhita usoreza hano muri iyi kane. Murareba iyi kane, mfashe cameraman agerageza yigaragaze. Turatangira ngo aka twakabonye, nizere ko mubireba. Turatwaza buhoro buri muntu wese azabibone neza, mutazavuga ngo nihuse. Naka mitangu bitaho aka do. Ugisoza gutya uhita wifatira ikane, mwese murayizi. Aha, akangaka tugiye kukavaho, noneho tujye ku kandi. Twagiye. Murareba totono. Ndagira ngo mubyitegereze neza, mubirebe, hatazagira ikintu kibacika. Mwitegereze neza murebe. Mbigisha utuntu tw'udusirimu twiza two mu gisirimba, ku buryo umuntu wese uzoza ducuranga neza bizajya bigenda neza. Aha.
guys, nizere ko mubireba, ndakomeza nsubiremo mpaka umva simbizi. Okay, I'm sorry. Noneho tugiye gushiramo akabiti tugakore neza fresh turebe. Guys, murabibonye? Murimo nizere ko mubibona. No iyo kimara kugakora gutya nkuko ngo bitukubita kuri iyi base nyine base. Nizere ko muhaye mubire. Umuntu utazabibona azandike comment ko atakabonye tugasubiremo. Tuzagasubiramo n'ukuri. Aha, ngiye gusubiramo bwa nyuma, kansabe cameraman agaragaza intoki zanjye. Twaze slow. Ni isomo twabanje kwiga ukuntu basetinga base kugira ngo ivuge neza. Ukuntu iyi base ivuga neza nyine ni kwa kundi ukuntu naberetse biba yasetinzwe niko urabaza wayisetinga. Ubwo gusetinga base ni isomo rya mbere. Aka kantu ka kabiri ducuranze. Aka kantu ka kabiri umuntu utazagafata mwandike muri comment. Umuntu utari bugafate mwandike muri comment. Nzagasubiremo mpaka mugafashe mugacurange bigende neza. Tugiye ku ka gatatu. Ariko umuntu utazagafata nukuri azandike muri comment aho hasi cyangwa yandike ngenda bibona niteguye kugasubiramo nicyo mbereyeho kandi murabizi ko nzansubiramo. Tugiye ku ka gatatu. Ko ka gatatu ko ndakeka atari n'ubwa mbere tukize ariko ku bantu batagafashe nakoreka tugasubiremo. Turahera gutya. Aha tugiye gutangira. Sorry.
nakigishije mu masomo ya mbere ari inyuma, ngira ngo mwarabibonye abantu munkurikirana dusanzwe dukorana, abanyeshuri banjye. Aka kantu ntabwo ari ubwa mbere nkigishije, ariko ako tutari twakoze ahubwo ni akangaka nga. Utegere wumve. Noneho ko nahonyera. Nizere ko mukareba. Aka kantu kagakore. Guys, ntako ntagira ko ndakora buhoro kugira ngo buri muntu wese abirebe kandi abifate. Nico mba nshaka kandi nico mbifuriza kugira ngo mubifate neza. Akambere twizerekana ko ngasubiremo hariya ni akahe kandi kambere twahereyeho.
iyo bibaye byinshi birapfa. Ni utuntu dutatu twaje kwerekana uko basetinga base. Aha murabibona ahantu duca process byaciyemo, mwabibonye. Noneho icya kabiri twakurikijeho ka kantu nyine nabigishije, mwabiyumvishe. Aka gatatu uko si n'ubwa mbere nari nakigishije mu masomo yahashize, nagasubiyemo ubutarakabonye cyangwa se wacikanishijwe cyangwa se ari uzabona iyi video aribwo bwa mbere ayibonye igeze kuri channel yacu, azagakurikirana. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, share, comment and like kugira ngo uzabashe kubona amasomo yacu uri uwa mbere. Turabakunda cyane kandi mukomeze mudushigikire, mukore subscribe. Kandi amasomo mukeneye ko tubigisha mujye mwandika aho ngaho muri comment tubibone, dukora ibyo mushaka, apana gukora ibyo twe dushaka. Tuzaba dukora ibyo mushaka, ibyo mudutegetse ibyo tuzajya dukora. Asante, turabakunda cyane. Imana yo mu ijuru aheze umugisha.